bya etameloni utashoboye kubona amafaranga yo kugura etameloni cyangwa icyo gitoki mumpamagaye kuri izo nimero njyewe mbihere karabaye aka Sandrine na Diane mu biteke kuko Sandrine abiriya abari kubabeshya njyewe ikiganiro rwose ntago twapfa abagabo kuko twese turi indangamirwa buriya yamaze kuba indangamirwa kuko iyo umuntu yagiye kwigisha biriya yavuye mu by'agakiza nawe aba yaje mu mwuga sibyo buriya nawe bariya babiri bombi bari abakoze kiriya kiganiro ni indangamirwa bivuze ngo baje kugutwara bariya rero ubukirisitu babutaye hasi ndavuga cyane Sandrina ntago mvuga uriya wundi bari kumwe kuko uriya we ntago ari umuntu uzwi cyane ntago ari umustar uzwi cyane ku buryo namutaha igihe sinamutaha igihe gusa nawe icyo muziho nuko yatandukanye n'ingo izi eshatu hanuzi bari kwigira nawe muhanuzi Sandrina hamwe na Noheli bari abantu uko ari babiri nabo baraje nawe muhanuzi barakurikiraho oya nawe umuhanuzi bitubwire neza oya bitubwire nuko nabo batangiye ntago ndi umuhanuzi pe ahubwo diya byanze wamuga ugiye guhinduka njyewe ngiye kumuhanuzi nawe ngiye guhinduka ugiye guhindura umwuga w'umuhanuzi njye ntago nareka ibintu bimpa amafaranga ngo njye gusa ikintu ntakora ni ukubeshya abantu ngo ndasenga ngo ndajya gutitira imbere ya kamera ngo Imana irambwiye ngo wowe ugiye kubona urubyaro kandi ejo nkakubona uri kwereka abantu bituma amazi aza uri kunyumva Shadia ufite ishyari kabisa wababaye nta shyari nagira ahubwo njyewe ikintu cyambabaje nababajwe no kubona umuntu nkuri aho umukozi w'Imana watangiye tumubona kuri social media yigisha iby'Imana ariko yambaye gapira ari kuzunguza amabono nibaza nk'umuntu w'umuhanuzi wigishaga ibintu by'Imana kuba yatangiye kuzana ibintu nka biriya ku mbuga nkoranyambaga ngo mujye mukoresha ngo ibitoki ngo na etameloni seti ya so kwigisha abantu no kwigisha abantu ariko nk'umuntu abantu icyo munenga ni iki icyo munenga ni nk'umuntu abantu bose bazi ari umuvuga by'Imana sibyo mu bintu bijyanye n'iby'Imana twese twamubonaga nk'ubwo nkanjye namumenye atitira none se n'ubundi yari umwarimu ubwiriza abantu ijambo ry'Imana yari umuntu bari kubabwira bari kubigisha noneho icyo bashaka yari umuntu ubwiriza ibintu by'Imana sibyo yego ariko ubu turi kumubona mu isura itari nziza sibyo arimo araza yereka abanyarwanda iki ibintu bitari byiza kuri kamera kandi tumuzi nk'umukozi w'Imana ese buriya ngewe ko ngenda umunyabyaha sibyo ntago ngenda umukirisitu urahira kareka ntago nzajya kubeshya abantu ngo mwabantu mwe muduteze amatwi no kutureba nge ntago ndi umukirisitu sinzaza kuri kamera ngo niyo berekanye ngo ngiye ngo ndi umukirisitu ngo ngiye ngo ndi umusenzi nka Sandrina hamwe n'uriya mugenzi we uriya mugenzi we uriya avuye mu ngo nk'icumi sibyo uriya bari kumwe kandi uze kumbabarira ushyireho amafoto yabo ushyireho na kuriya kuntu akaraga amabuno kugira ngo abantu babashe kumenya ese Sandrine Diane ari kuvuga n'uriya inshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV turabasuhuje mugira amahoro y'Imana mumeze mutaho muri hose ntago bisanzwe uyu munsi twakoze urugendo rutoroshye cyane tujya gushaka umuntu witwa Diane afite agahinda afite umubabaro mwinshi w'abantu ngo bari kubeshya reka tumwakire tugaye ikaze murakoze cyane zabasuhuza abantu bose bajya banyandikira muri comment ngo barankunda abari hanze abari mu Rwanda mwese ndabasuhuza cyane ni Diane mukunda kandi nanjye ndabakunda mujye mukora mukanda kukazogera kwa hasi mudukurikirane kuri Gahunda Studio TV na subscriber yego mukande na za share na za comment byose ndabakunda cyane abari hanze abari mu Rwanda
mwese ndabakunda cyane. Abantu bajya banyandikira, hari abantu bajya banyandikira ngo turagukunda bari hanze, ndabashuhuje cyane, muri inshuti zanjye kandi nanjye ndabakunda. Nabagusaba amafoto n'abasuhuza, n'abansaba amafoto nabo ndabakunda cyane, ndabasuhuje kandi nzajya nyabahera ku gihe. Mwebwe mujye mukomeza mudukurikirane kuri iyo channel yacu. Wow. Yes, urakoze cyane. Amazina yawe wayabwiye abakurikiranaga? Amazina yanjye barayazi, ni Diane Umurungi. Murakoze cyane. Yego. Aha, rero nkuko wavuze ngo hari abantu ushaka kubuza kandi ushaka kubwira, ni byiza ko twatangira ikiganiro noneho ubu ngubu ukababwira ubutumwa bwabo bateguriye. Ya rero hari ibintu biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Hari abiyita abakozi b'Imana. Mw'abantu mwe, hari abantu bari kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga bakigira abantu b'abakozi b'Imana, bakigira abahanuzi, bakigira ibiki n'ibiki. Mwabonye umuhanuzi nako umugore wiyita umuhanuzi witwa Sandrina, wahoze afite icyumba mu Kiyovu cya Kagugu. Uwo mugore aherutse kugira gutya, ajya kuri social media, kuri channel ye, sinzi uko bayita, sinshaka no kumwamamariza channel ye, atangaza ibi bintu ngo umuntu ashobora gukoresha ngo kugira ngo azane iki amavangingo. Ntabwo mbivuga neza kuko iyi channel hari abantu usanga bari kuyireba bari kumwe n'abana, ariko tugaruke ku bantu bigira abahanuzi. Umuntu nkuriya w'umuhanuzi Sandrina ngiye ukuntu muzi. Sandrina mumenya kuri ziriya ntuza zirasaga za Mutesi, za Pastor Mutesi. Sibyo? Nibwo namumenye, numva ngo ni umuhanuzi, ariko ngiye najyaga mbona abantu bajya mu cyumba cye. Bajya ngo aho yari afite icyumba hari mu Kiyovu, bajya gusengerayo. Ari umuhanuzi. Ngo ari umuhanuzi. Noneho nkabona abamama bari kugenda bajyayo, bagenda ngo bagiye gusenga ngo kwa Sandrina. Ejo bundi ngiye kubona mbona uwitwa umukozi w'Imana, mbona niwe uri kwerekana amabuno. Sibyo? Ari gutigisa amabuno ngo ngewe ngo nkoresha ngo ibitoki, ngo nkoresha ngo tamoroni, ngo ngiye ngo akazunguza ikibuno, kupiyo telefone, akazunguza ikibuno. Ese uriya ni umuhanuzi nyabaki? Ni umuhanuzi uriya nyabaki? Ese ariko ndi kuvuga content zishobora kuba zarabuze, kuko sinibaza nk'umuntu w'umuhanuzi wigishaga ibintu by'Imana kuba yatangiye kuzana ibintu nka biriya ku mbuga nkoranyambaga ngo mujye mukoresha ngo ibitoki ngo na etamoroni. Seti yaso kwigisha abantu, no kwigisha abantu, ariko nk'umuntu abantu icyo munenga ni iki? Icyo munenga ni nk'umuntu abantu bose bazi ari uvuga butumwa, sibyo? Mu bintu bijyanye n'iby'Imana twese twamubonaga nk'ubwo nkanjye namumenye atitira. None se n'ubundi yari umwarimu ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, yari umuntu bari kubabwira, bari kubigisha noneho icyo bashaka gukoresha. Yari umuntu ubwiriza ibintu by'Imana, sibyo? Yego. Ariko ubu turi kumubona mu isura itari nziza, sibyo? Arimo araza yereka abanyarwanda iki ibintu bitari byiza kuri kamera, kandi tumuzi nk'umukozi w'Imana. Ese buriya ngewe ko ngenda umunyabyaha, sibyo? Ntago ngenda umukristo. Urahira? Kareka ntago nzajya kubeshya abantu ngo mw'abantu mwe muduteze amatwi no kutureba. Nge ntago ndi umukristo, sinzaza kuri kamera ngo niyo berekanye ngo ngiye ngo ndi umukristo, ngo ngiye ngo ndi umusenzi nka Sandrina hamwe n'uriya mugenzi we. Uriya mugenzi we yavuye mu ngo nk'icumi, sibyo? Uriya bari kumwe. Kandi uze kumbabarira ushyireho amafoto yabo, ushyireho na kuriya kuntu akaraga amabuno, kugira ngo abantu babashe kumenya ese Sandrina Diana ari kuvuga n'uriya. Sandrina nta buhanuzi bwe, ahubwo yagarutse muri content itari nziza. None se wowe uramujajinga ubundi se ubusanzwe ukora iki kwanza? Okay, ubusanzwe ntabwo akazi kanjye napfa kukavuga kuri kamera, ariko ngiye akazi kanjye nyine
guhabaga bukeya sibyo ariko sade witsetsa sibyo ni ukuvuga ngo rero ngewe ntabwo ngewe cano nzafata cano yanjye navugagaho iby'Imana ngo nyishyireho ibintu by'urukozasoni ngo njye gushyiraho ngo urabona ngo umuntu arya ibitoki ngo arya ngo itamaroni ngo mani Sandrine ngewe yantese noneho n'uriya mugenzi we sibyo uriya avuye mu ngo nimba atari 3 nenye ibyo bikureba ujya h'ikibo noneho bakaza bakivugisha karimi keza ngo ngewe ngo Imana yarahambwiye Imana yakubwiye kuzaza kubeshya kuri kamera ngo uri umukirisitu kandi utari umukirisitu kibazo ngewe ikintu nakwisabira leta nuko leta ngiye narayishimye yaciye izi nsengero yabonaga ari akavuyo yabonaga ari akavuye kuko abakozi b'Imana bariyoberekanyaga sibyo ariko n'ikindi kintu ubu bagiye guhagurukira n'aya ma YouTube atwaye ikisi n'aya ma YouTube ariko uri kubona umuntu nk'atashyizeho ibintu byo kwigisha wenda urubyiruko sibyo agiye kujyaho yerekanye ibyo bitoki ibyo etamaroni ibyo bintu bidafite 12 kandi turabizi neza ko izi mbuga nkoranyambaga hari urubyiruko benshi barwize n'urubyiruko rukurikirana iki ibi biganiro dukora ese wowe uzaza kuri kamera uri umubyeyi ujye kwigisha abantu ese nimba unabikora birakenewe impamvu utabyigisha kandi ufata neza abagabo oya ngiye ntago nabyigisha ibyo bintu sibyo ariko ngiye niyo nabyigisha ntago nabyikishiriza kuri kamera sibyo none wabyamamariza hese wabyamamariza he nose wafata YouTube yawe wamamarizaho ubutumwa bwiza ukayishyiraho biriya bintu by'urukozasoni nose buriya nka Sandrine si umuhanuzi nawe wabonye wemeraga nta nubwo muzi ari umuhanuzi Sandrine wamubonye muri ararume munsi wageze ujya gusengera iwe reka nabonaga abantu birukankayo bajyayo ngo hari icyumba sibyo ese babwiye iki ko bagiye gusenga batari bagiye kugisha inama cyangwa bagiye kubaza ikibwabanya igituma amata yabo noneho hari abantu bo hanze Sandrine ubwo yihamagarira akababwira ati ngewe ngiye kubasengera sibyo mukanda akanyenyeri ntese akazi arabasengera se hanyuma noneho kubasengera havuyemo kwerekana amabuno gukaraga kwambara iriya kanzu yambaye ukuntu bayita gapira iriya kanzu ni imwe mu makanzu yerekana nyine amanyashi sibyo amanyashi urumva yego ni ukuvuga ngo rero niba wowe ugiye mu mwuga wo gukora iby'Imana sibyo bigumemo ureke subwo sinumva ushobora kuba wagize beef yuko ashobora kuba wagusanze mu mwuga wawe oya nta beef nagize nta shyari ufite oya nta shyari nagirira Sandrine tubwizanye ukuri ikintu cyatumye Sandrine reka nkubwire umuvugaho kutigeze ujya gusenga wabisobanuriye wavuze ko ikintu impamvu namuvuzeho Sandrine nuko si umwuga wawe nuko yahoraga nge ntago nkunda abantu biyoberekanya mu bintu by'Imana shuti yanjye kuko nanjye buriyaho kujyaho niyoberekanye mbivamo mbivuyemo sibyo none se niba ari kanoni yikiniraga ariko ntabwo nge najyaho ngo nigire umukozi w'Imana ngo nigire umuhanuzi ngo nigire iki wabishobora se none se niba ishaka Theogene yazize iki bamutwaye ndi kureba hari amurararume yazize iki si kwa guhanura ngo Nyabugogo ngo igiye gukongoka ngo ADPR ngo igiye kugira gute si kwa guhanura by'ibinyoma hagiye gukurikiraho na Sandrine nuko aba bahanuzi bari kwigira nawe muhanuzi Sandrine hamwe na Noheli bari abantu ko ari babiri nabo baraje nawe muhanuzi barakurikiraho oya nawe umuhanuzi bitubwire neza oya bitubwire nuko nabo batangiye ntago ndi umuhanuzi pe ahubwo byanze wa mwuga ugiye guhinduka ngewe ngiye kumuhanuzi nawe ngiye guhinduka ugiye guhindura umwuga w'umuhanuzi ngiye ntago nareka ibintu bimpa amafaranga ngo ngiye gusa ikintu ntakora ni ukubeshya abantu ngo ndasenga ngo ndajya gutitira imbere ya kamera ngo Imana irambwiye ngo wowe ugiye kubona urubyaro kandi ejo nkakubona uri kwereka abantu bituma amazi aza uri kunyumva Shadia ufite ishyari kabisa wababaye nta shyari nagira ahubwo ngewe ikintu cyambabaje nababajwe no kubona umuntu nk'uriya w'umukozi w'Imana watangiye tumubona kuri social media yigisha iby'Imana
ariko yambaye gapira ari kuzunguza amabuno. Abagore babiri bari abagore babiri. Gapira se ntago ujyambara? Oya njye ntago njya nambaye ibintu bimpambiriye. Urabona niyambarira ipantaro inkwiriye neza. Urumva ntago njya niyambika ibintu bitankwiriye sibyo? Bahira Ibintu byo kwirukana amabuno njye impana yampaye njye se ndi muri bari abagore ibitoki na moroni. Oya njye birizana. Izina ry'Imana Ntago njye ngura bitoki biriya bya Sandrine yigishije ngo umuntu ngo agomba gukoresha ngo igitoki ngo na etamoroni ngo nibiki njyewe birizana ntago njyewe bivuze ngo nawe ushaka kwigisha abantu rero bivuze ngo nawe uri bwigishe koko ibyo bigishije wowe wabipinze nase se wabipinze mwarimu wabyo kandi wabapinze napinze bandi bo bafite ibyabo bigishije bariya se oya njyewe ariko ntago wumvishe ngiye ikiganiro uko ndi kukivuga uvuze ko byiza kugira ati umuntu ufite cana abantu bose bakurikiraho iby'Imana sibyo ukajya kubona ukabona yahinduye ashyizeho ibya etameroni ashyizeho ibya etameroni igitoki amazi ibiki n'ibiki ese ubu uriya yatuma nkizwa nk'umuntu nezeraga w'umukozi w'Imana uriya yatuma nkizwa ntabwo uriya yatuma nakira umwami n'umukiza rwose uriya ntiyatuma nakira umwami n'umukiza urabagira inama imeze gute inama nabagira rero nibaze mu kazi sibyo banyegere bashake na kode bazajya bishyurizaho wese urayigira njye ndayifite wanjye mfite kode murashaka n'ibiro ariko ndakeka ahubwo baraza tubandike mu ikaye ushaka umukora kampani none kuko nabariya ndabona batangiye umwuga batangiye akazi ariko nese ubona umuntu w'umukozi w'Imana aza kwerekana nyashi kuri YouTube yerekana ngo njyewe ngo nkoresha ngo igitoki ngo na etamoroni ngo njyewe kandi ngo ni umukozi w'Imana ngo ni umuhanuzi ukomeye wirirwa atuburira abadiaspora abadiaspora muzabagaho kabisa ubu nti muri gupfa abadiaspora n'ubundi kandi nawe ufite abadiaspora bagukunda njyewe banagukurikirana abadiaspora barahari bankunda ariko njyewe bakunda ukuri kwanjye kuko ngengera ukuri guhagije sibyo ntago njya mbeshya ntago njya mbeshya nka buriya rero mba nabibonye bikambabaza nkabona umuntu ari kwerekana ibintu nka biriya kandi njyewe nzi neza yuko hari abantu bo hanze abeshya ngo arasenga uragira uti niberure bansange mu mwuga niberure baze mu kazi bazane nimero za kode baze mwikaye tubandike mu gitabo mugira ibitabo se ariko reka nkubwire sibyo uranyumva niko kumva buriya ngiye kujya aho njye kubeshya oya oya ntago nagirira umunsi mwafatanye mu majoro ntago Sandrine ni n'inshuti yanjye ariko namubwiye kare namubwiye ni Sandrine ibintu wakoze wabuze content koko umuntu nkayo umukozi w'Imana birani biki washyize kuri kamera yawe akubwira ngo ikize arambwira ngo buriya rero ngo nabonye ari byo byunguka niko yambwiye bivuze ngo ibyo ko bana yabonye ari byo bigira amafaranga kuko hari abadiaspora bo hanze baba bashaka nyine ziranyashi kuzibona bazidigisa nawe rero yabonye yabuze content urabona hari abarabirukanye aho bakoreraga wamugira inama imeze gute inama namugira rero amaze kwikubwira wowe wamugiriye inama njyewe inama namugiriye inama yuko ntuza ye yayangije cano yiye we yayangije kuko cano ye bayikurikiranagaho ibintu by'Imana sibyo none yayizanyeho ibintu by'amabuno by'amanyashi sibyo namubwiye ni rero cano yawe warangije kuyangiza byibuze iyo ufata iyindi cano akaba ari ushyiraho biriya biganiro byawe byo kwerekana nyashi urumva byo kwambara ubusa cyangwa se byo kwereka abantu by'ibitoki na etameroni ngo nizo zituma amazi aza niko namubwiye ni wowe wafashe cano yawe urayangiza sibyo ese dia turikira aho ngaho kandi koko cano ye yayangije cyakubabaje ni cano yangije cyakubabaje oya ira cano yayangije ira cano yavugiraga ijambo ry'Imana akajya kuyikubitaho biriya by'ibitsina wayikurikirana gasubundi nayirebaga iyo naburaga ibyo ndeba nyine hari igihe mbura ibyo ndeba nkajya no kuby'Imana haleluya nkapfa kwirebera none babajwe no ko cano ye yayangiye nababajwe no kubona mana yanjye Sandrine yerekana amabuno kuri kamera ngo ni ibitoki ngo amazi ubundi reka nkubwire mwabantu mwe muduteze amatwi mudukurikirana ntabwo biriya byo kuvuga ngo amazi aza kubera ko wariye ngo meloni wariye n'ibitoki
ibyo ni ukubeshya ubusenge ko ntajya ngibiriya binyabazungu bya Emeroni ko nyagira ubwo yamamaje nawe uramamaje njye ntago ari nko nibyo tubwizanye ukuri njye ntago namamaje ahubwo wowe ibyo wahererekane byose uvuga nicyo washaka kubwira abantu ntabwo biriya bintu ari byo bizana amazi sibyo hariya ni ukubeshya amazi buriya no kugira ngo kiriya gikorwa kigende neza biterwa no gutekereza neza cyane cyane iyo uri kumwe n'umuntu wishimiye muhumura mwese atari wa muntu nuka ibikweto uvuye mu kazi uba wambuye ibikweto amasogisi anuka mu kwaha hanuka ariko iyo ari umuntu uhumura sibyo iyo ari umuntu uhumura uwo muntu ahumura nawe uhumura nkawe urabona wambaye neza mwese muraryoherwa noneho y'amazi akagira ate akimena ariko ntago ari kuvuga nese butuvuge ko ahari abantu batabona amafaranga yo kugura ibitoki byarahenze sibyo igitoki cyarahenze batanze inama yabo woratanga ko bazajya bakoresha iyiherero kugira ngo ngewe inama nabaha ayo mazi aboneke ntabwo ngewe mvuga ngo igitoki kizana amazi ibyo byo ni ukubeshya sinzi uwigeze kubona ndi kugihaha arambwira ngo se guhasha igitoki ngo kubera ko ngo ushaka amazi ndamubwira nti ngewe ntago amazi yanjye nyashakisha mu bitoki ngewe nirira ibiryo byose mbonye amazi akizana icyambere ni ugutekereza icyambere ni mu mutwe sibyo icyambere ni mu mutwe ntabwo amazi azanwa na biriya Sandrine yaberetse Sandrine bari kubatuburira we ntago uri umutubuzi ntago ngende umutubuzi ntabwo amazi azana n'ibitoki ngo nahita meloni nese udafite amafaranga yo kugura meloni byagenda bite utayafite amazi ntago azanwa n'ibitoki icyambere amazi ubundi kiriya gikorwa iyo ukirimo ugatekereza neza amazi arizana ariko iyo ukirimo utekereza Nyabugogo cyangwa utekereza Kaciro ntabwo cyangwa utekereza ukurimo n'ideni ntabwo kiriya gikorwa gishobora kugenda neza kiriya gikorwa kigenda neza bitewe n'ubushake urumva n'umuntu muri kumwe uburyo umwishimiye nkanjye iyo ndi kumwe n'umuntu nishimiye ebana ndamuha neza uri kunyumva byahata kumbona uzunguza umutwe erega wowe uri umurokore reka nkubwire wowe uri umurokore sibyo ibyo bintu se ntago kayo nawe wasagurira umugore wawe meloni kuri no kumwangiza igihe atazaba yayibonye dukomeze ibiganiro Juvana uburokora aho ngaho reka nkubwire njye nukanzane uburokore iyo ndi kubona muri gushwana muri gupfa amazi bari kugira abantu n'inama za meloni wowe ukaza urwana ngo ngiye ngo ndayafite ngo nta meloni ngira ngewe buriya Sandrine wasanga numye sibyo reka nkwereye reka ikiganiro tukiyobore neza tugere naho tugiha umusozo turi kumvikana ngewe impamvu naguhamagaye kugira ngo mbyibuze sibyo ubu nyomoze niba ibyo bavuze atari ukuri werekana ukuri aho kuri icyo ni kimwe kabiri wampamaga mbwira uti ngewe mfite kugira inama abantu nta nubwo nzi ko ibintu by'amazi ari byo turi bujyemo ariko ntacyo ubu rero tugiye kurebera hamwe sibyo ni iki ubwira Sandrine ni icyo ubwira abakurikirana YouTube cyangwa abakurikiranye kiriya kiganiro ibyo numara kubisubiza ndakubaza ibindi abantu bakurikiranye kiriya kiganiro cya Sandrine ntabwo biri yavuga nyine nkuko yambwiye ko yabuze content sibyo kandi content zarabuze bivuze ngo ni prank ni ikinyoma bifata nk'ikinyoma ibira ni ikinyoma yabuze ibiganiro ahitamo kwishyiriraho amabuno ye yerekana ko ibitoki ari byo bitera ayo mazi yerekana ko etamoroni ariyo itera amazi sibyo ntabwo etamoroni ariyo itera amazi ahubwo kiriya kiganiro yakoze cyari ugushimisha umubiri we mbana byari ibindi hanyuma icyo inama ugira Sandrine inama ngira Sandrine rero agakiza yaragataye yaje muri uriya mwuga ahubwo nanyegere mwigishe neza sibyo uri kunyumva mwigishe neza ukuntu akazi gakorwa kandi ikindi cya kabiri ntabwo umuntu uba waratangiye mu bintu by'Imana ujya kubona ukabona agiye muri biriya
ndibwira ko abantu bakurikiranaga ibiganiro bye bijyanye n'inyigisho z'Imana none bakaba barabonye yarashyizeho biriya bintu by'amabuno yiwe yerekana amanyashi. Ntabwo ndibaza ko abantu babonye ko Sandrine yaraguye yabaye umupagani nyine abari kwishakira ibyo birayi. Abari kwishakira ibyo birayi rero inama nagira Sandrine naze tumwinjize mu kazi, aze bamwandike mu ikaye y'abantu bakora akazi nawe ajye mu kazi. Noneho wowe icyo uri buhe abantu nk'ubutumwa bwawe ni iki? Njyewe ubutumwa nabaha ni uko biriya Sandrine ababwira ngo ibitoki ngo amureta moroni arababeshya. Njyewe ni mumpamagare kuri izo nimero bagiye kubabwira, babwire nimero yanjye bampamagare ubundi mbereke ubuhanga 07 kuri buri babwire nimero 0785212141 izo mumpamagare kuri izo nimero. Njyewe mbigisha ukuntu umubyeyi ashobora kuzana amazi atariye biriya bintu bya etameroni, utashoboye kubona amafaranga yo kugura etameroni cyangwa icyo gitoki. Mumpamagare kuri izo nimero njyewe mbihere karabaye aka Sandrine na Diane mu biteke kuko Sandrine abiriya abari kubabeshya. Njyewe ikiganiro rwose ntago twapfa abagabo kuko twese turi indangamirwa. Buriya yamaze kuba indangamirwa kuko iyo umuntu yagiye kwigisha biriya yavuye mu by'agakiza nawe aba yaje mu mwuga, sibyo? Buriya nawe bariya babiri bombi bari abakoze kiriya kiganiro ni indangamirwa. Bivuze ngo baje kugutwara abakiriya. Bariya rero ubukirisitu babutaye hasi. Ndavuga cyane Sandrine ntago mvuga uriya wundi bari kumwe kuko uriya we ntago ari umuntu uzwi cyane, ntago ari umustar uzwi cyane ku buryo namutaha igihe sinamutaha igihe. Gusa nawe icyo muziho nuko yatandukanye n'ingo izi 3. Ibyo surabizi? Ndabizi. Ufitiye gihamya se? Yego. Ariko icyo nabwira Sandrine reka dusoza. Icyo nabwira Sandrine nuko ibintu by'agakiza ndabona byamuvuyemo, yatangiye kujya mu bintu bitari byiza byo kwerekana amabuno kuri kamera ye. Nazi anyegere mwigisha uko akazi gakorwa, hanyuma nave muri Watermelon aze ayivemo nawe. Njye nakubwiye ko ntajya nyikoresha. Ndavuga Sandrine nawe ave kuri Watermelon n'igitoki. We agomba gukoresha Watermelon. Urashaka ko abireka akazi ukamwigisha ubundi buryo bwo gukoresha. Nakara agakiza ke yagataye hasi kuko yarangije kubyica. Ese Dia kweretse agakiza akaza mu mwuga w'uburangamirwa. Yaretse agakiza kuko ngo uri kubyita wowe. Njye impamvu reka ngusobanurire impamvu byagushimishije byakubabaje. Bya hagati aho byanshimishije byanambabaje. Icyagushimishije n'iki cyakubabaje n'iki? Ikintu cyambabaje nuko yari cano ye yarebwaga n'abantu b'abakirisitu cyane, sibyo? Sibyo bikubabaza iki cano ari yatari yawe. Ariko ubu ngubu yatangiye gushyiraho ibintu bibi by'indangamirwa. Noneho ntavuga ko ari indangamirwa, ni hehe yatangiye kwerekana amabuno ari muri gapira. Icyagushimishije n'iki? Yatangiye kwereka abantu yuko abona amazi kuko yari Watermelon n'ibitoki. Ariko njyewe nakubwiye ati ngiye ntago nkoresha bireshya, sibyo? Icyagushimishije n'iki? Cyanshimishije nuko haje umuntu uza mushyashya. Wabonye umufatanyabikorwa mu kazi? Sajya mwana pasi. Oya nawe nose ntago wabibonye abantu babyandika muri comment. Nabyo nabonye. Yinjiye mu kazi. Ariko njyewe ikintu kimbabaza, ikintu kinyereka ko content zanabuze ni ukubona umuntu wavugaga iby'Imana yazanye ibintu by'amabuno kuri YouTube. Bavuga ngo ikiri mu mutima gisesekara ku munwa. Nubwo avuze ijambo ariko wasanga cyari kimuri ku mutima cyari kiri. Nabonye yanakomeje ntago ari biriya byonyine yavuze. Hari ibindi yavuze yakomeje abyerekana. Mu kindi kiganiro cyane ari kubikora byinshi cyane byerekeye biriya byo kwigisha amazi n'ibiki byose. Yagiye gusoreza ikiganiro rero ariko ntago byari byoroshye, aho ishyari ryari ryagufasha uvuga uti umuntu ko kuje kuntera mu bakiriya banjye, aho uvuga uti rwose yari umupasiteri yabigumamo. Ntago uriya namugirira ishyari. Buriya yabonye mu cyane ko maso kugaragaraho ko uriya ntago namugirira ishyari kubera ko buriya yabonye mu gakiza nta kintu kirimo.
sibyo aravuga ati reka nsange ba Diane mu kazi kuko buriya yabonye noneho insengero baranazifunze yavuze ati se ku insengero bazifunze njye ariko kandi ubushize nakoze ikiganiro mbivuga ati abenshi bagiye kubivamo ariko ubundi reka mpite nanakubarizaho ubundi we ntabwo uteganya kuva muri uriya mwuga njye inde ndabaza ntabwo uteganya kuva muri uriya mwuga shawe ibyo ni ibiki wumbwira wanjye ntago ngiye nukajya umbwira ibintu by'Imana ngiye nago mbyumva ndabaza ntabwo uteganya kuva muri uriya mwuga reka ubu mvuza gukora kugira ryari byose ndabikora agakiza ndagakora sibyo ese hari umugabo ngira umubiri uraryana ese ntiwakifata ukihangana mwihangana ibiki so wowe iyo uraranye n'umugore urihangana ese ngiye ko mba mufite biriya bintu biraryoha ngeze ndihangana kubera kandi biriya bintu biraryoha kandi biriya bintu ni ibiryo by'abagabo sibyo we no kuvuga ngo uburyo bikoramo ni umwuga ntago ari ukwishimisha tukumvikana uburyo mbikoramo ni ntago ari ukwishimisha nta n'urukundo ngira ngewe Dia urateganya kuva muri uriya mwuga ryari ibyo wibimbaza nawe nzavamo ntago ari byiza ko nabyo reka soza ikiganiro dusoze mbere ko nsoza ikiganiro soza urateganya kuva mu oya ibyo ngewe reka nkubwira nakubwiye ngo kujya wonge kwiyoberekanya mu maso y'abantu ngo ndi umukirisitu nka biriya Sandrine yakoze sha ntago nta yindi business uko na wakora udakoze uburangamuntu oya ibyo wibitindaho wibimbazaho tuzabivugana mu kindi kiganiro twari turi kubwira abantu yuko biriya Sandrine ababwira by'ibitoki bya Etameloni ari puranka ari ukubeshya ntago biriya bintu ari byo bituma umuntu azana amavangingo ngasoza Dia reka tugushimire wakoze tuzongera tuganire ngiye nzakubaza uyu mwuga watangiye ryari urakoze cyane tuzabikora ubutaha yego wakoze kandi nawe